gusa duhaguruke dutambire Imana tuyihimbaze. Twese duhaguruka duhimbaze Imana yacu. Ese ni iki kiguteye ubwoba? Ese ni iki kikuraje ijoro? Ese ni iki kiguteye ubwoba mwana w'umuntu we? Ese ni iki kikuraje ijoro? Ese ni iki kiguteye ubwoba? Ese ni iki kikuraje ijoro? Humura we, Umwami Yesu afite byose, afitiye byose. Umwami Yesu Umwami Yesu afite ubuzima, afitiye ubuzima. afite amahoro yawe, Umwami Yesu amahoro yawe, afitiye amahoro. agufitiye ubugingo, Umwami Yesu afite ubugingo, afitiye afite ubugingo. ubuzima bwawe. Umwami Yesu agufitiye ubuzima. Mbese ni iki kiguteye ubwoba? Mbese ni iki kikuraje ijoro? Mbese ni iki kiguteye ubwoba? Mbese ni iki kiguteye kwikanyira? Mbese ni iki kiguteye ubwoba mama wanje? Mbese ni iki kikuraje ijoro papa wanje? Mbese ni iki kiguteye ubwoba rubyiruko we? Mbese ni iki kikura ufite inkuru nziza? Humura, Umwami Yesu agufitiye byose. afite ubuzima, Umwami Yesu agufitiye afite ubuzima. amahoro, Umwami Yesu agufitiye amahoro. afite ibyishimo, Umwami Yesu agufitiye ibyishimo. kuko umwami Yesu afite ubuzima. Umwami Yesu agufitiye Haleluya. ubuzima. Twamubyinira uwo mwami. Ese washobora kubyina gatoya ngo tubyinane gakeya? Aba mufite bubatse ku rutare ntibanyeganyezwa, barahiriwe ntibanyeganyezwa, bafite amahoro ntibanyeganyezwa, abarashinganye ntibanyeganyezwa,